Haleluya, shalom shalom. Nago iki gice nkirangiza ntarangije kumenya amakuru. Ese Namani yarakize? Ese yarahumanutse? Ese yumviye abagaragu be ibyo bamubwiriye, inama bamugiriye? Aho no tugiye kujya mu gice cya gatatu, ndibaza ariko tuza kuharangiza tunasenga nsoza iki gice. Yesu ashimwe. Naje kukubwira ngo Imana yacu ishobora byose, ariko kugira ngo idutabare irabanza ikaducura inkanda zikatuvamo. Imana ishimwe. Reka dusome. Nuko aramanuka, ndasoma. Nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nkuko wa muntu w'Imana yari yamutegetse. Yaramanutse amaze kumvira abakozi be, amaze kumva inama bamugiriye, aramanuka aravuga ati shaho ndamanutse, ariko nimba mu ntakize mutaona. Aramanuka ajya kwibira muri Yorodani. Yesu ashimwe. Yorodani 7 nkuko umuntu w'Imana yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'uw'umwana mutoya, arahumanuka. Yabikoze nkuko umukozi w'Imana yamutegetse. Yagenda akibira rimwe nk'inshuti yanjye ntabwo yari guhumanuka. Iyo yibira 2 ntabwo Imana yari yavugiye mu mukozi w'Imana iramubwira mu inshuro 7. Bakozi b'Imana, bakristo, bana b'Imana, Imana itubwira ibintu twebwe tukikorera ibyacu. Imana ikakubwira ngo, ikanyura mukozi w'Imana, afata amasengesho y'iminsi 3 usengera abana bawe, ntuyafate. Namwe murakabya gukabya. Imana se igihe ukazana amagambo acha bitubiye maneno womba Mungu. Nugira amahirwe Imana ikakugira inama ukagira icyo ukora, gikore mu izina rya Yesu. Sengera abana bawe, byuko basengere, byuko batakambire, sengera urugo rwawe. Hari uwo babwira ati senga urugo rwawe, ndabona ugiye gukora divorce, hati kwa Jinara Yesu uracyarebana akana ko mu jisho n'umugabo wawe. Abakozi b'Imana abahanuzi bareba biza mu myaka 10. Wowe urabona ari amatu uyu munsi wa none. Bakakubwira ngo sengera igihugu, barabona ibintu, warangiza ati nshuti yanjye dusenge. Dusome. Hanyuma agarukana n'abantu be bose kuri uwo muntu w'Imana. Araza amuhagarara imbere, aramubwira ati noneho menye yuko nta yindi Mana iriho mu isi yose keretse Imana y'Isiraheli. Nuko ndakwinginze enda ingororano y'umugaragu wawe. Yesu wacu ashimwe cyane. Namani yaragiye yibira muri Yorodani 7. 7 fois, inshuro 7. Aragenda yibira bwa mbere, agarukana ibibembe, yibira bwa 2, agarukana ibibembe, yibira bwa 3, biza byajendamye biri kumurya kurushaho, yibira bwa 4 byari byatumbamye cyane, yibira bwa 5 arasakuza avuza induru, yibira bwa 6 akiri kwa kundi. Nibaza ukuntu Namani yibiye ku nshuro ya 7 ibyo yatekerezaga ibyari bimurimo, kuko yibiye bwa mbere kujya ku nshuro ya 6 yarakiri Namani w'ibibembe, noneho byajenze. Ageze ku nshuro ya 7 aratangara, ya Yorodani y'amazi ahuriramo n'umugabo witwa Kristo Mesiya, aramuhumanura, amukiza bya bibembe, y'amazi yapfobyaga, y'amazi yitiranyaga, agaruka ari umwana mutoya, umubiri n'umubiri, nta kibembe na kimwe. Namani aragaruka aravuga ngo iyo niyo Mana nzakorera. Haleluya, iyo niyo Mana nzakorera, iyo niyo Mana nzakorera. Haleluya, iyo niyo Mana nzakorera. Nukuri
Namani agaruka hamya Imana ya Isiraheli. Namani agaruka yahindutse. Ku nshuro ya karindwi Imana yamukuyeho ibibembe. Ku nshuro ya karindwi Imana yamukuyemo ubwibone. Ku nshuro ya karindwi Imana yamukuyemo agasuzuguro. Ku nshuro ya karindwi Imana yamukuyemo bya bindi byose yari yatangiye avuga. Imana yamukuyemo, yamukijije, imukijije. Ntabwo Imana yacu ikiza umubiri gusa, ikiza no mu mwuka. Turaje tubirebe. Namani yavuye muri Yorodani, yabaye deside yo gukizwa, agakurikira Imana ya Isiraheli. Yesu wacu ashimwe cyane. Haleluya kandi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku 15 arahamya, ku murongo wa 16 amwingingira gufata za mpano. Yaje atwaye impano bene da bakozi b'Imana. Mukozi w'Imana uri kunyumva uyu munsi, muhanuzi, apotre, bishop, archbishop. Haleluya. Ukijije umuntu ibibembe uyu munsi wa none, akuzaniye imodoka, akuzaniye inzu igeretse, arwaye ibibembe. Wabigenza gute? Waba nka Elisa? Haleluya, haleluya. Waba nka Elisa? Waba nka Elisa ukamusubiza imodokari, ukamusubiza inzu ye? Cyangwa ubimusubije waba ubuze ubwenge? Haleluya. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Natangiye kuri video yatambutse mbabwira ngo umuntu arabanza wohereze momo kugira ngo ugire mu bucyayo, ndazana nabi cyangugu groupe, turagenda urasiga urabanza utwoherezayo ku stock yo mu rugo, niturangiza nituvayo uzatwohereza n'udufruit. Haleluya. Niyo mpamvu mugumye muri ubwo buzima, mukura abantu ibyinyo ariko ntibigire icyo bibamarira. Aho niho mupfiri. Ibibembe byacu nibyo mutwara. Elisa yagombaga kwakira bira bintu byose, amateka agahinduka, inzu akubaka umutamenwa. Ariko Elisa ati no, nta na kintu na kimwe cyawe mfata. Habe na Yesu ashimwe. Elisa aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho uwo nkorera, nta kintu cyose ndi bwakire. Igihe kirageze bahanuzi, igihe kirageze bakozi b'Imana, tukongera tugasubirana indangagaciro, tugakorera Imana nayo ikatugirira neza. Namwe bakristo mukubaha Imana, twubahe Uwiteka, azaduhigira neza, azadukubira inshuro 100, aduhe n'ubugingo buhoraho. Uko ni ukuri. Hari umuntu ugeze kumwa mu mateta ni Karame gwaba igipfu. Imana iyo Mana ufite ati naba mfite inzu muri icyo gihugu utuyemo, naba mfite inzu mu gihugu wavukiyemo, naba amateka yanjye yarahindutse. Ndamuganiyo ya iki si cyo gihe. Nimfotora ntinubimbwiye muri uyu mwaka. Imana namenye nakurikiye ihemba neza niyambura, izabima narinze nandavura, izabima, izangirira neza, izantabara. Kandi ibyo ndi gukora ubu ngubu ntago bizarangirana na mama Teta. Imyaka 400 narabyaye, nabo nabyaye bazabyara, nabo bazabyara, nabo bazabyara. Ni Imana y'ibisekuruza, ni Imana ya generation. Amen. Haleluya. Aramuga ati ntacyo nakiriye. Ku murongo wundi uwo murongo wa 16 umanutse gatoya, aramugomera kugira ngo abyende, ariko undi aranga. Namani ati ubwo utabyemeye ndakwinginze uha umugaragu wawe imitwaro y'ibitaka ihetswe n'inyumbu 2, kuko uhereye none nta zindi mana umugaragu wawe nzatambira igitambo cyotswa cyangwa ibindi bitambo keretse Uwiteka wenyine.
Elisa kutakira impano za Namani zatumye Namani abona imbaraga z'Imana mu mukozi w'Imana, arangije abadetermine, arangije arahira Uwiteka ko atazongera gutamba ibitambo by'ibigirwamana by'iwabo. Yo ubura gusenga Imana, Elisa imucishije ibibembe. Hari abantu twabaye inazi byatumye bava ku Mana. Twihane bakozi b'Imana kugira ngo abantu twabereye bigusha bogaruke ku Mana, bahabwe umugisha n'Imana. Arangije hasi aramubwira ati rero mwami yagiye gutamba ibitambo, ni njyewe yiyegamizaho ngo nanjye nkubama, ngo icyo cyaha Imana ntizakimbareho. Mwene data nshuti yanjye, ndarangije iki gitabo, tugiye gusenga Imana. Ibintu byose byari byaratumye tubembwa, Imana ibidukureho, dutangire ubuzima bushya muri Yesu Kristo, nta kintu kidukomye. Imana idukirize ibibembe ibituriho byose ku bwacu, ku bana bacu, mu miryango yacu, mu izina rya Yesu Kristo. Mana nziza, se umwami wacu Yesu Kristo, uri Imana nyamana, uri Imana ikiza ibibembe, uri Imana izura, uri Imana ibohora, uri Imana ibatura, uri Imana icagagura ikarandura igakongora. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mama Teta mpagaze imbere y'ubwiza bwawe Mana, aho nari narabembwe hose nyagora ku ngoma, nyemerera imbaraga z'amaraso yawe bwiza mwiza Yesu mwiza, zinyungagire, zinyeze, zintunganye. Amaraso yawe nkure nkamba n'ibizinga, nkure gucanirwa kwanjye kose, inzandiko zose Satani yandegeshaga zishaka kugesabwe mu nyanja yo kwibagirana. Umbabarirane n'urubyaro rwanje uhere kuwa mbere kugera kuwa nyuma, umbabarirane n'umutware wanje mu izina rya Yesu Kristo. Utweze udutunganye, imbaraga z'amaraso zuhagira abantu bose bumvishije mwami, kuva ku gito cya mbere kuri iki cyigisho kugera kuri iki cya nyuma mwami. Tubohore Yesu Kristo, duhumanure igitare cy'amahanga, ari abakozi bawe bamaze kurya ibyo kurya by'ibwami byanduye. Imbaraga z'amaraso yawe Yesu Kristo, Mana tubabarire, Mana twuhagire Yesu, tweze dutunganye mwami. Maseteketaya, Mana ni wowe gusa. Maraso yawe Yesu Kristo, maraso ameneye Golgota, maraso ameneye Karuvari, maraso ameneye Nyabihanga. Mana tubohore, Mana twuhagire, Mana tweze. Witeka dutunganye ibibi byose, ibizira byose, ibibembe byose, kuva mu bwonko kugera mu bworo bw'ikirenge. Imbaraga z'amaraso yawe Yesu, reka amazi y'ubugingo adutsembeho, reka mwuka wera wari uganza mu bitugora bikatubuza amahoro mwami. Ibibembe by'amadiyabete, ibibembe by'umwijima, ibibembe bya kanseri, Mana imbabazi zawe mwami, ikiganza cyawe gikiza nikidukize mwami. Dukize Yesu Kristo, turokore mwami Imana, tuzure byiringiro bizima, tubature Yesu we, turibiye karindwi. Mana tubabarire, Mana twuhagire, Witeka dukize mu izina rya Yesu Kristo. Urashoboye mwami Yesu, ndabizi imbabazi zawe nizitugaragareho Yesu we, kuva ku bakuru kugira ku batoya. Muntu wese uzumva iyi video mwami, ndamusengeye Mana data, ndamwinginge byiringiro bizima, reka bari wo mukoraho mwami, reka bari wo muzura Yesu Kristo, reka bari wo mukiza mwami. Dukize mu buryo bw'umubiri, dukize mu buryo bwo mu mwuka, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yesu Kristo we na Dawidi, ijambo ryaravuga ngo ntacyo udashobora mwami Imana. Nabaza ndagutabara, mwereke ibikomeye biruje utabona mwami. Turagutabaje kugira ngo mwami ari wo kudutabara, turagutabaje mwami kugira ngo ari wo kuturengera, turagutabaje mwami kugira ngo ari wo kuturwanira mwami. Urashoboye Yesu we, urashoboye byiringa bizima, urashoboye mugabane wacu gakiza kacu, mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho shimwa mwami, iri jambo riherekezwe nawe, imbaraga zawe zirigote papa, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nukuri Imana y'amahoro ibaho umugisha, Imana y'amahoro bagire neza. Nukuri duhindurwe n'Imana. Barokore bakozi b'Imana, mwe mwari mwaraguye mu gicu cyo gusengera abantu kuko babishyuye, batanze ibyacu, batanze ituro. Oh my God, reka Imana ibagiriye neza, Imana iturengere, Imana batabare mwese. Nufashwa uvuge amen, umfashe kuvuga ubutumwa busharinge ku bantu bose, kuko ni igihe cyo gukorera Imana, ni igihe cyo kubwiza abantu ukuri,
ni igihe cyo kubwira Yesu akaduhindura, akadutabara, akadukura mu byaha, akaduha agakiza bundi busha, akongera akadusiba bundi busha mu gitabo cyo kurimbuka, akatwandika mu gitabo cy'ubugingo. Iki ni cyo gihe. Imana y'amahoro ibagire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.